Alexandre Rugara yari muntu ki? Ni iki cyatumye ayobora igisirikare akiri muto cyane? Yari atuye he? Yari muntu ki ubusanzwe? Mbere y'imyaka 2300 ishize, umugabo w'ingabo wari mu kigero cy'imyaka ya 20 wari ufite imisatsi ijya gutukura, yahagaze ku nkombe z'inyanja ya Mediterane. Amaso ye yari yahanze ku mujyi wari wubatswe ku kirwa mu ntera ireshya hafi na kilometero imwe. Kubera ko bari baranze ko awinjiramo, uwo mugabo w'ingabo wari warabishe yiyemeje kuzawufata. Umugambi wo kuhatera yateguye ni ugukora umuhanda wambukiranya amazi ukagera kuri icyo kirwa, maze akohereza ingabo ze zikagaba igitero kuri uwo mujyi. Ibyo gukora uwo muhanda byaratangiye, ariko hari ubutumwa buturutse ku mwami ukomeye w'ubwami bw'Ubuperesi bwaje kurogoya uwo mugaba w'ingabo wari ukiri muto cyane. Kubera ko uwo mutegetsi w'Umuperesi yari ashishikajwe cyane no gushaka amahoro, yiyemeje kumuha ibintu bihambaye mu buryo budasanzwe. Ni ukuvuga italanti 10,000 z'izahabu. Aya ni amadolari y'amanyamerika asaga miliyari 2 muri iki gihe. Yayamuhaye kubera ko yashaka kumushyingira umwe mu bakobwa be no kumwegurira igice cyose cy'uburengerazuba bw'ubwami bw'Ubuperesi. Uwo mwami yashakaga gutanga ibyo byose kugira ngo akunde agarurire abagize umuryango we wa mugabo w'ingabo yari yarajyanyeho umunyago. Uwo mugabo w'ingabo wagombaga kwemera ibyo bintu byose cyangwa se akabyanga na Alexandre Rugara wa gatatu, umwami wa Makedoyine. Mbese yagombaga kubyemera cyangwa se yagombaga kubyanga? Umuhanga mu by'amateka witwa Ulrich Wilken yagize ati, cyari igihe gikomeye cyagombaga kugira ingaruka kuri iyo si y'icyo gihe, kandi iyo si ya kera byagombaga kwigiraho ingaruka. Koko rero, kuva mu gihe rwagati kugeza no muri iki gihe, ingaruka z'umwanzuro we ziracyagaragara, haba mu burasirazuba ndetse haba no mu burengerazuba. Mbere yo kureba igisubizo Alexandre Rugara yatanze, reka tubanze turebe uko byari byagenze kugira ngo ibintu bigombe kugera aho hose. Alexandre Rugara yavukiye i Pera ho muri Makedoyine mu mwaka wa 356 mbere ya Yezu. Se yari umwami Philippe wa kabiri, naho nyina akitwa Olympias. Uyu nyina yigishije Alexandre ko abami ba Makedoyine bakomokaga kuri Hercule, umwana wa Zeus, imana y'Abagereki. Dukurikije uko Olympias yabivuze, umukurambere wa Alexandre yari Alcire, intwari y'igihangange ivugwa mu gisigo cyitwa Iliade cyahimbwe na Homer. Kubera ko ababyeyi ba Alexandre Rugara bari baramushyizemo ibyo kwigarurira ibihugu no guhabwa ikuzo rya cyami, uwo musore nta kindi kintu yari yimirije imbere uretse ibyo. Igihe bamubazaga niba yakiruka mu isiganwa ryo mu mikino ya Olympique, Alexandre yavuze ko yabyemera ari uko yirukankanye n'abami. Ibyifuzo bye byari ukuzakora ibikorwa bihambaye kurusha ibya se ndetse no kwihesha ikuzo mu byo akoze byose. Igihe Alexandre Rugara yari afite imyaka 13 y'amavuko, yabaye umwigishwa wa Aristote. Uyu ni umuhanga mu bya filozofiya w'umugereki wamufashije gukurikira ndetse no gukunda ibihereranye na filozofiya, ubuvuzi ndetse na siyansi. Urugero, inyigisho ze bya filozofiya za Aristote zahinduyemo imitekerereze ya Alexandre. Uru rugero rugibwaho impaka. Umuhanga mu bya filozofiya wo mu kinyejana cya 20 witwa Bertrand Russell yaragize ati, birasa naho umuntu ataba yibeshya aramutse avuze ko ibintu bombi bemeranyagaho cyangwa se bahuriragaho bishobora kuba byari bike. Ibitekerezo bya gipolitiki bya Aristote byari bishingiye kuri leta y'Abagiriki n'umujyi wabo, byari birimo bibaca mu myanya y'intoki. None kandi Alexandre Rugara agomba kuba atarashamadukiraga ihame rya Aristote ryo gufata abatari Abagiriki nk'abacakara, bitewe n'uko yari afite umugambi wo gushinga ubwami aho abatsinze n'abatsinzwe bagombaga kuzafatanyiriza hamwe mu munezero. Ariko kandi nta gushidikanya ko Aristote yatoje Alexandre Rugara gushishikazwa no gusoma no gushaka kumenya. Alexandre yakomeje kuba umuntu ushishikazwa no gusoma mu mibereho ye yose, akaba yarikundiraga cyane cyane inyandiko za Homer. Hari abavuga ko igisigo cyose cya Iliade, ni ukuvuga imikarago 15,693 yose, yari yaragifashe mu mutwe. Inyigisho yahabwaga na Aristote zagize zirya zihagarara mu buryo butunguranye mu mwaka wa 340 mbere y'ivuka rya Yezu. Igihe icyo gikomangoma cy'imyaka 16 cyasubiraga i Pera kuyobora Makedoyine mu gihe se atari ahari, kandi icyo gikomangoma cyari kuzaraga ubwami nticyatinze kugaragaza ubutwari bwacyo mu bya gisirikare. Cyase kinesha ubwoko bw'abitwa Maides bari batuye Thrace, bari barigometse. Mu kanya nk'ako guhumbya abafasha umurwa wabo, maze arawiyitira awita Alexandropolis. Igihe Philippe yicwaga umwaka wa 336, Alexandre wari ufite imyaka 20 y'amavuko niwe wahise aragwa intebe y'ubwami bwa Makedoyine.
Alexandre amaze kwinjira muri Aziya anyuze ahitwa Hellespont, ubu hakaba ari muri Dardanelles. Mu rugaryi ry'umwaka wa 334 yatangiye urugamba rwo kwigarurira ibihugu. Afite ingabo nke ariko zikomeye zigizwe n'abasirikari 30,000 bagendesha amaguru n'abagendera ku mafarashi 5,000. Ingabo ze zari ziherekejwe n'abahanga mu bya tekinike, abahanga mu kugenzura imiterere y'ahantu, abahanga mu by'ubwubatsi ndetse n'abahanga mu bya siyanse n'abahanga mu by'amateka. Ku ruzi Granike mu mfuruka y'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Aziya ntoya, ubu hakaba ari muri Turukiya, niho Alexandre yatsindiye urugamba rwa mbere yarwanye n'Abaperesi. Mu itumba ry'uwo mwaka niho yafashe Aziya ntoya y'uburengerazuba. Mu muhindo wakurikiyeho, intambara ya kabiri yarwanye n'Abaperesi yabereye ahitwa Issus mu mfuruka y'amajyepfo y'uburengerazuba bwa Aziya ntoya. Aho niho Dariyo wa gatatu, umwami ukomeye w'Ubuperesi, yaje guhurira na Alexandre Rogera ari kumwe n'ingabo zigera ku 500,000. Kubera ko Dariyo yari yizeye bikabije, yanazanye nyina, umugore we ndetse n'abandi bagize umuryango we kugira ngo birebere ukuntu ari butsinde mu buryo butangaje. Ariko kandi Abaperesi ntibari biteguye ko abo muri Makedoyine bari buhite babatera bafite imambara. Nuko ingabo za Alexandre zinesha iz'Abaperesi ibi bidasubirwaho, maze Dariyo arahunga asiga umuryango we mu maboko ya Alexandre. Aho gukurikira Abaperesi bari bacitsemo igikuba bahunga, Alexandre yerekeje mu majyepfo agenda akurikiye inkombe za Mediterane, yigarurira ibirindiro by'ingabo z'Abaperesi zikomeye cyane zarwaniraga mu mazi. Ariko umujyi wa Tiro wubatswe ku kirwa wamubereye ibamba. Kubera ko yari yiyemeje kuzawufata, Alexandre yatangiye igikorwa cyo kuwugota cyamaze amezi 7. Muri icyo gihe cyo kuwugota nibwo haje bwa butumwa bwa Dariyo twavuze haruguru bw'ibyo yari yiteguye gutanga kugira ngo abone amahoro. Ibyo bintu byari ibyo kwifuzwa cyane ku buryo bavuga ko umujyanama Alexandre yiringiraga witwaga Parmeniyoni yavuze ati, iyaba nari Alexandre nari kwemera. Ariko uwo mugaba w'ingabo wari ukiri muto yamukabukiye agira ati, nanjye iyaba nari Parmeniyoni nari kwemera. Alexandre yanze imishyikirano akomeza kuwugota, ni ukuvuga uwo mujyi wari warigize akaraha kajya he iruhande rw'inyanja, maze aza kuwurimbura muri Nyakanga mu mwaka 332 mbere y'ivuka rya Yezu. Alexandre yaretse Yerusalemu yari yaramwishyize mu maboko, yikomereza agana mu majyepfo maze afata Gaza. Kubera ko Misiri yari irambiwe ubutegetsi bw'Abaperesi, yahise imwakiriza yombi nk'umukiza. Ageze i Memphis yatambiye igitambo ikimasa cyitwaga Apisi. Ibyo binezeza abatambyi bo mu Misiri. Yanashinze umujyi wa Alexandrie. Nyuma yaho ukaba waraje kuba ihuriro ndangamuco kimwe na Atene, kandi na n'ubu ukaba ukimwitirirwa. Hanyuma Alexandre yerekeje mu majyaruguru y'Iburasirazuba, anyura muri Palestina, akomeza agana ku ruzi rwa Tigre. Mu mwaka wa 331 mbere y'ivuka rya Yezu yarwanye n'Abaperesi urugamba rwa gatatu rukomeye ahitwa Gaugamere hafi y'amatongo ya Nineve. Aho ngaho ingabo za Alexandre zigizwe n'abantu 47,000 zahaneshereje ingabo z'Abaperesi zari zongeye kwisunganya, zikaba zari zigizwe nibura n'abantu 250. Icyo gihe Dariyo yarahunze, maze nyuma yaho aza kwicwa n'abantu be bwite. Alexandre amaze guhimbarwa n'ishema ryo gutsinda, yerekeje mu majyepfo afata umurwa mukuru Abaperesi babagamo mu itumba ariwo Babyloni. Nanone kandi yafashe imirwa mikuru ya Suse na Persepolis, afata umutungo utabarika w'Abaperesi kandi atwika ingoro ikomeye ya Ceres. Amaherezo umurwa wa Ekbatane nawo warafashwe. Hanyuma iyo ntwari yanyarukaga ku muvuduko uhambaye yanafashe agace k'Abaperesi kari kasigaye, ndetse ikomereza iburasirazuba kugeza no ku ruzi rwa Indus. Muri iki gihe rukaba ruri muri Pakistani. Alexandre yamaze kwambuka Indu mu karere kahanaga imbibi n'intara y'Abaperesi ya Taxila, yahuye n'umwanzi ukomeye cyane. Ubu akaba yari Porusi cyangwa se Purushotama, ni umwami w'Abahinde. Nubyandika muri Google Purushotama baraza kubikubwira ibi byose. Intambara Alexandre yarwanye nawe muri Kamena mwaka 326 yari iya 4, ikaba ari nayo ya nyuma mu ntambara zikomeye yarwanye. Ingabo za Porusi cyangwa se Purushotama zari zigizwe n'abasirikare 35,000 hamwe n'inzovu 200, zikaba zarateye ubwoba bwinshi amafarashi yo muri Makedoyine.
Iyo ntambara yari ikaze cyane kandi yanahitanye abantu benshi, ariko izo ngabo za Alexandre zarayitsinze. Porusi cyangwa se Purushotama yashyize intwaro hasi maze agirana na Alexandre umubano w'ubufatanye. Hari hashize imyaka isaga 8 kuva igihe ingabo zo muri Makedoyine zari zarambukiye zikagera muri Aziya, kandi abasirikare bazigize bari baramaze kurambirwa ndetse banakumbuye iwabo, kubera ko bari barakuwe umutima n'intambara ikaze bari bararwanye na Porusi cyangwa se Purushotama. Bashaka kwisubirira imuhira. Nubwo Alexandre yabanje kubyanga, amaherezo yaje kwemera ibyo bashakaga. Mu by'ukuri Ubugiriki bwari bwarahindutse ubutegetsi bw'igihangange bw'isi. Binyuriye ku butegetsi Abagiriki bari baragiye bashyira mu bihugu bari barigaruriye, umuco n'ururimi bya Kigiriki byakwirakwiriye mu mpande zose z'ubwo bwami. Ariko ubundi niki cyatumaga iyo ntwari itsinda, cyangwa se Alexandre le Grand akomeza gutsinda ingamba zose yagendaga ahura nazo? Ikintu cyatumaga ingabo zo muri Makedoyine zikomeza kunga ubumwe mu myaka zamaze zigarurira ibihugu ni kamere ya Alexandre. Nyuma y'imirwano, Alexandre le Grand yari afite akamenyero ko gusura abakomeretse, agasuzuma ibikomere byabo kandi agashimagiza abasirikare kubw'ibikorwa byabo by'ubutwari, kandi akabahesha icyubahiro abaha impano hakurikijwe ibyo babaga bakoze. Naho ku babaga baguye ku rugamba, Alexandre yabateguraga umuhango uhambaye wo kubahamba mu cyubahiro. Ababyeyi ndetse n'abana babaga bapfuye bo basonerwaga imisoro y'uburyo bwose n'indi mirimo runaka abandi basabwaga gukora. Kugira ngo birangaze nyuma y'imirwano, Alexandre yakoreshaga imikino n'amarushanwa y'ibya gisirikare. Hari n'igihe yahaye uruhushya abasirikare be bari bamaze igihe gito barongoye, maze bajya kumarana igihe kinini cy'itumba n'abagore babo muri Makedoyine. Ibikorwa nk'ibyo byatumaga ingabo ze zimukunda kandi zikamwemera cyane. Ku biheranye n'ishyingiranwa rya Alexandre na Roxane, umukobwa w'umwami wa Bactriane, umwanditsi w'amateka y'imibereho y'abantu w'umugiriki witwa Purutake yaranditse ati mu by'ukuri barakundanye. Icyakora nanone byasaga naho bihuje n'umugambi yari afite, kubera ko abantu b'ingaruzwa muheto bamaze kubona abashatsemo umugore byarabashimishije cyane, kandi bituma bumva bamwikundiye cyane cyane aho baboneye ko nubwo uwo mugore ari we wenyine yari yariyeguriye urukundo rwe rwose, yagaragaje kwirinda batigeze babona ahandi. Ntiyigera aryamana nawe batarashyingiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko kandi bwiyubashye. Nanone kandi Alexandre yubahaga ishyingiranwa ry'abandi. Nubwo yari yarajyanye umugore w'umwami Dariyo umunyago, yakoraga uko ashoboye kose ku buryo ahabwa icyubahiro cye. Mu buryo nk'ubwo, igihe yamenyaga ko abasirikare babiri bo muri Makedoyine bari bakoreye ibya mfura mbi abagore bamwe b'abanyamahanga, yategetse ko nibura abo bantu bagomba guhita bicwa ako kanya. Gusa bakicwa ari uko bahamijwe icyo cyaha nyine cyo gukorera ibya mfura mbi abagore b'abanyamahanga. Kimwe na nyina Olympias, Alexandre nawe yari umunyedini ukomeye. Yajyaga atamba ibitambo mbere y'imirwano na nyuma yayo, kandi yajyaga kuraguza mu bapfumu be kugira ngo amenye icyo ibintu runaka bishatse kuvuga. Yajyaga no kwiyambaza umupfumu wa Amoni wo muri Libiya, kandi igihe yari i Babuloni yakurikizaga amabwiriza y'Abakarudaya arebana no gutamba ibitambo, cyane cyane ibyo yatambiraga Bel cyangwa se Marduk. Iyi ni imana y'i Babuloni. Nubwo Alexandre atakabyaga mu birebana no kurya, amaherezo yaje kwirekura mu bihereranye no kurya. Uko yabaga asomye ku gikombe cya divayi, yavugaga amagambo menshi cyane, maze akirata yivuga ibigwi. Kimwe mu bikorwa bibi cyane byababaje Alexandre ni urupfu rw'inshuti ye Clitus yishe ubwo yari yazabiranyijwe n'umujinya bitewe n'ubusinzi. Nibyo Alexandre le Grand yiciye Clitus kandi yari inshuti ye, gusa byatewe nyine n'ubusinzi kuko yari yanyweye inzoga. Icyakora icyo gihe Alexandre yumvise yiyanze bikomeye ku buryo yamaze 3 mu buriri ari nta kintu arya cyangwa se ngo anywe. Amaherezo inshuti ze zashoboye kumwumvisha ko ari ngombwa kurya. Nibyo zaje kumwumvisha ko ari ngombwa kurya, maze abona kurya. Uko igihe cyagendaga gihita, irari rya Alexandre ryo guhabwa ikuzo ryamuteye indi mico itari myiza.
yatangiye kujya yemera amabwire ayo ari yo yose kandi agahana yihanukiriye cyane. Nk'urugero, Alexandre amaze kwemera amagambo yavugaga ko Philotasi yari mu mugambi w'abashaka kumwica, yahise ategeka ko we na se Parmeniyoni wa mujyanama yari yarahoze yiringira bicwa. Alexandre Rugra amaze igihe gito asubiye i Babuloni, yafashwe na malariya maze ntiyigera yikira. Ku itariki ya 13 Kamena umwaka wa 323, Alexandre afite imyaka 32 n'amezi 8 gusa yaneshejwe n'umwanzi w'icyago kurusha abandi bose, ari we rupfu. Byagenze neza nk'uko abanyabwenge bamwe b'Abahinde bari barabivuze bati, Nyagasani mwami Alexandre, ubutaka umuntu wese atunze ni agace gato aba ahagazeho gusa, kandi nawe ntacyo urusha abandi bantu, uretse gusa ko ucuragana ubudatuza, iyi si yose ukaba uyimashije amaguru, none ukaba ugeze kure y'iwanyu. Wikururira ibibazo kandi ukubikururira n'abandi, ariko ntuzatinda gupfa, kandi nta bundi butaka uzasigarana butari ubwo bazaguhambamo gusa. Naduro ry'igice kiganiro, mwakoze kubana natwe kuri iyi YouTube channel. Mukomeze mukande subscribe, comment, like ndetse na share. Nje nitwa Taremwa David, mwakoze kubana natwe.